nk'uko bisanzwe turabashimiye cyane cyane mwebwe mwagiye mukora subscribe mukatwereka yuko muri kumwe natwe. Uyu munsi rero tubazaniye itangazo tubafitiye nuko umuntu wese ku mafaranga yaga afite ashobora kuyaheraho akabona fondasiyo y'ubuzima. Uyu munsi rero itangazo tubafitiye nuko duhuza abantu bagura amazu ndetse n'abagurisha. Ati tugikora gute? Ni ukuvuga ngo nimba ufite amafaranga yawe make ubona ari makeya, ayo mafaranga wita ko ari make, ndagira ngo nkubwire ngo yakubera igishoro, yakuviramo inzu, yakuviramo ikibanza, yakuviramo isambu. Were kuyafata uyangize, were kuyafata uvuge ngo ntacyo akora, ngo nzajya njyaho make make. Oya, ndakubwiza ukuri ko ikintu dushize imbere hano kuri Dukuze Umuremyi ni ukugira ngo abantu, abakirisitu bacu mujye mubona aho kuba kandi heza, noneho no gusaza tube duteganya ubuzima bwacu bw'ejo hazaza mu Mana ndetse no mu buzima busanzwe. Rero tubafitiye amazu agurishwa ku mafaranga make cyane guhera kuri miliyoni 5 kuzamura. Ibibanza rero byo ushobora kuba ufite amafaranga ari muri miliyoni 2, ayo mafaranga ari menshi kwa wabona ikibanza ukagira ubutaka bukwanditseho. Niyo mpamvu uzajya uhamagara izo nimero ubona muri screen, ukaduhamagara tukakubwira uko wabigenza, tukakubwira uko wagira kugira ngo uze duhure tukwereke aho ushobora kwigurira ubutaka bwawe ku mafaranga make. Menya yuko ejo hazaza uzasaza. Nimba uzasaza ukeneye aho uzasazira, ukeneye aho umuryango wawe uzatura, ukeneye aho inshuti n'abavandimwe bazagusanga. Rero twebwe twabigufashamo, turizewe, nicyo Imana yaduhamagariye, no kugira ngo tubwire abantu yuko Yesu ashoboye byose, tubwire abantu yuko Yesu ashoboye gukora iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri. Niyo mpamvu amafaranga yawe make, ayo wita kari make, ndakubwiza ukuri ko wayabika mu butaka, wayabika mu nzu, ejo hazaza hawe hakaba heza. Rero duhamagare kuri WhatsApp, twandikire kuri Telegram kuri 0786359570. Ushobora gutangiza akanyenyeri 250 78 655 59570. Reka nsubire, mushobora gutangiza akanyenyeri 250 78 635 59570, tugakorera Imana.